Imana yo mu ijuru ishingiye ku mirimo izaba yarakoze izajya ikemurira umuryango we nta kindi irebyeho. Aho ntahagaze ngo mubwire ngo barakoze kunyirira neza, Imana yo mu ijuru izabikore, ibikorera umuryango wigiriye Eliza. Ikindi kandi ahari wenda iyo tuba turi mu gihe cya kera twari kuba nk'aba bapfakazi bamwe batumiye Petero bakamwereka imyenda Tabita yaboshye, ariko siko bimeze ubu ngubu. Imana yo mu ijuru ijye yibuka imirimo yakoze akiri muri iyi si, hanyuma umuryango we ugihari igira icyo uwukorera igiriye Eliza. Kandi nizeye neza ko umunsi wo guhemberwa imirimo n'ibyo yakoze ntavugiye aha naba nzi byakoze ku mutima wanjye cyangwa byagiriye umumaro umutima wanjye ndetse n'umuryango wanjye muri rusange. Ubwo duheruka mu kiriyo Liza niwe wari ushinzwe ibi bya media byose, abafata amajwi, abafata amashusho, abatanga ubuhamya, akajya akamenya kanaka. Murabona ko n'ubu mu nama ya komite twarimo tureba ni bande bazatanga ubuhamya, hajya abakuru hajya abato, akamenya umwanya w'abakuru w'abato ninde. Iyo sensibility yo kumenya buri muntu umwanya we akaba arayifite. Iyo ni ubushishozi bw'umwana ukiri muto ariko nanone afite sagesse muri we. Icya gatatu ni ugukora. Liza yari umukozi cyane. Ye twajyaga tuganira na Eric na Liza. Ye nkunda abana b'abasore bakora kandi bakiteza imbere. Muri groupe y'abuzukuru najyaga mbateranya buri mwaka. Avuga ni kumisho umwaka. Kandi ngo wenda data rero Liza Imana yamukunze. Ari mushumba tugisha tubwira ati murabizi imyaka iyo yeze byanze bikunze idasaruwe igira ikibazo. Uwayihinze avuga ati ibihaza byanjye bireze nintabisarura biramborana. Imana rero yabonye ko umukobwa wacu yari yeze yamusaruye. Mpagaze aha nshobora kubwira Imana yo mu ijuru ngo yo itibagirwa imirimo kandi yo ifite igihe izahembera imirimo. Ibyo mvugiye aha n'ibyo ntavuze na twa tundi twose twanyuze umutima wanjye. Imana yo mu ijuru iyo mirimo izayibuke kandi izayimuhembere. Reka mbabwire, nitwa Mama Beza nk'uko babivuze. Umuryango wa Eric bari abaturanyi banjye, ntago twari duturanye igihe kinini cyane, ndumva yari imyaka 2 irenga hafi 3, ariko imyaka mike twaturanye. Wenda reka ne kuvuga ngo Eric kuko turi kumwe ndacyamwigiraho byinshi cyangwa turacyari kumwe, reka tuvuge Liza utakiturimo. Liza yari umwana muto kuri jyewe kandi cyane, navuga ngo yari nka mukuru w'abana banjye. Ubundi muri kamere yanjye ntago njya nkunda guhita mbona umuntu ngo mpite numva nsabanye nawe cyane. Ahari wenda biterwa n'ubuzima umuntu yabayemo. Murabizi muri iki gihugu umuntu yavaga hajya handi, ava mu rugo rumwe ajya mu rundi bitewe n'impamvu zitandukanye mwese mwaba muzi. Muri njyewe nagiraga ikintu nishyizemo cyo kuvuga ngo mbonye umuntu bwa mbere kandi tugiye kumarana iminsi myinshi, mbere yo kwihutira kubana nawe cyane ngo mwisange mu nzajya mbanza niga uwo muntu menye ngo uyu muntu ngiye kubana nawe ninde. Nicyo cyabaga muri njyewe. Nuko nabo baje turaturana kuko babanaga na mukecuru wanjye cyane. Urumva n'urugo nararaga ngezemo hafi ya buri munsi, nasiba rimwe ejo nkarugeramo. Baraza turaturana. Liza nkabona ni umumama ukiri muto, yari atarabyara, ukunda kuba mu nzu cyangwa se aho hafi, ariko adakunda nawe kugendagenda by'abantu b'iki gihe. Hanyuma kugira ngo mbashe kubana nawe cyane byatewe n'abana nabyaye.
urumva abana kwa nyirakuru bahoraga bajyayo kandi bari begeranye cyane. Nkagiramo umwana mutoya ukubagana cyane, nkagira ikibazo cyo kubona urugo agiyemo. Nkavuga uyu mwana ugenda ariko urugo yajyagamo nanone nubwo yakubaganaga ntarwisanzuremo, nabibwirwaga nuko atarusubiyemo. Uko akanya gashize nkabona arirutse, nkamubaza ariko ubugiye, yahita ambwira ngo rega mfite umumama hariya w'inshuti yanjye uzambabarire uze mukwereke. Najyagayo nkavuga mwiriwe nkikomereza. Uko ntashye nimugoroba akambwira ati ngwino nkwereke umumama w'inshuti yanjye. Bituma ngenda noneho mwegera kubera umwana. Biteye kabiri n'abandi bakuru mbona noneho barisanga muri rwa rugo mu buryo ntamenyereyemo abana nabyaye. Bukeye mbaza abakuru bo bari kunsobanurira, ndababwira ariko ko mutajyaga mugendagenda mu ngo kubera iki hariya? Umukuru arangije arambwira ngo reka nkubwire mama, urabizi yuko ntajya nkunda kugenda mu ngo z'abantu, ariko niba hari umuntu mwiza nabonye ni Liza. Numva nyine n'iby'abana sinabiha agaciro cyane, ariko uko iminsi igenda itambuka, nubwo yari mutoya mu myaka, mu bitekerezo yari mukuru. Liza yari afite ukuntu, yari afite impano abantu benshi tutajya dukunda kugira. Buriya impano yo kwihutira kumva ugatinda gusubiza ni impano y'abantu bakeya. Iyo mpano nyimuziho. Ikindi cya kabiri, uwo mwana mvuga ngo yarakubaganaga, akaba ari we watumye mpura nawe cyane. Abakurikira ni bakuru, yakundaga kuba ari wenyine mu rugo, bose bari muri interina. Kandi nanjye nkabyuka ngenda, nkagorwa n'umunsi wo kuwa gatandatu. Umunsi wo kuwa gatandatu wajya kugera nkibuka ko atari bwirirwe ku ishuri, nkibuka ko uwo munsi ari bwirirwe mu rugo. Nkatangira kwibaza ngo noneho kuwa gatandatu nzamwiriza mu rugo, nzagira gute? Akajya kwa nyirakuru, bimwe by'abana agaruka mu rugo, ahora muri izo ngendo. Liza nk'umubyeyi, bitari mu nshingano ze, ntarigeze mubwira ngo nyamuneka ajye umfatira uyu mwana, we abona ko bimbangamira, ntigeze mbimubwira. Afata umwanya we arambwira ati ndagushaka. Ndavuga sewa, numva nibajije icyo nshakira. Arangije arambwira ati umbabarire, ngiye kukusaba ikintu ukinkorere. Mutega amatwi, numva ari nk'ikindi agiye kunsaba. Arambwira ati umunsi wo kuwa gatandatu urakubangamira, narabyitegereje kandi narabibonye, nsanga ko kurambangamira. Arambwira ati wanyemerera nk'umubyeyi kuwa gatandatu igihe ndi mu rugo nkajya mfata inshingano zo kukurebera Kadete? Arambwira ati ndabizi hano ni kwa nyirakuru, abari kumwe n'abandi, ariko nanjye nyemerera bibe umwihariko wanjye. Ndamubwira nti wabungiriye neza. Nabandi Kimironko niho nirirwa, nkumva arampamagaye, ampaye umwana turavuganye. Agahita ambwira, akabimbwirira mu rwenya ati hari ikindi ureba, umutima ntuwerekeze mu rugo, werekeze mu kazi. Nkabikora gutyo nkumva ndatuje, ngeraho ndabimenyera, ngeraho numva arenze kuba umuturanyi, sigara numva ari nk'umuvandimwe, ari mukuru w'abana banjye. Liza akagira nkumva nyine akunda abana, nkabifata ngo akunda abana, ariko mpagaze imbere yanyu, urukundo Liza yankundiye abana, Imana yo mu ijuru yumva izarukunda umuryango asize. Ikindi cya kabiri, imirimo yankoreye, wenda ibyo mvuze ni bikeya, ntangiye kuvuga navuga byinshi akantu ku kandi, ariko yankoreye imirimo myinshi kandi ngewe mpa agaciro. Mpagaze aha nshobora kubwira Imana yo mu ijuru ngo yo itibagirwa imirimo, kandi yo ifite igihe izahembera imirimo. Ibyo mvugiye aha n'ibyo ntavuze na twa tundi twose twanyuze umutima wanjye, Imana yo mu ijuru iyo mirimo izayibuke kandi izayimuhembere. Reka mbabwire,
natangiye mbabwira ngo Liza yari mutoya kuri jyewe kandi cyane. Imbuto Liza yanyereye, Imana yo mu ijuru izambabarire nanjye mpe kuzerera abandi. Ikindi cya kabiri navuga wenda ntatinze, hari ukuntu iyo ikintu nk'iki kibaye abantu bagenda bibuka utuntu ku tundi. Mu byumweru 2 bishize mfite umwana uherutse kubatizwa. Uko ngewe numvaga ko azabatizwa baradutunguye, hari igihe batungurana bakavuga itariki. Ndangije mbwira umwana nti nta mafaranga hari, nta minsi mikuru tuzakoresha, ariko ntiwasiba no kubatizwa. Tuzabipangira undi munsi tubikore. Liza mu rugo rwe nawe arimo apanga ibye, ariko umwana abizi nge ntabyo nzi. Ku munsi wo kubatizwa arampamagara hari kuwa gatandatu, arambwira ati mfite ubukwe, ariko nubwo mfite ubukwe umbabarire ikirori cy'umwana ugishyira nimugoroba mvuye mu bukwe. Ndamubwira nti nta kirori gihari, tuzafata undi munsi tugikore. Araseka cyane, arabanza aranseka arambwira ngo ariko nawe nta kintu witaho ngo ikirori kirahari. Ndamubwira nti oya ntacyo. Arambwira ati kandi gihari ngewe nagipanze, ati je nimva mu bukwe tibishyire nimugoroba nta kibazo. Negera umwana ndamubwira nti se ko ari mavuga ukanseka, wowe nawe mufite gahunda yihe? Arambwira ati jewe yankoreye agakeke keza tigashushanyijeho umusaraba nakumubatizo. Ndamubwira nti mpitamuhamagara nti gahunda zanyu nazimenye, ntacyo reka nanjye ndebe uko nitegura nimugoroba ikirori kibe. Isaha ku yindi yarampamagaraga akambwira ati ntimugire ikintu mukora ntaraza. Nkamubwira nti ntacyo turi bukore turagutegereza. Ku mugoroba nko mu masaa 1:30 saa 2 ahita ambwira ati noneho nimutangire naje mpise nza mu rugo. Yahise aza koko. Twikanguye ikirori yakiyoboye, ibintu byose yabikoze, mbese sinavuga ngo yari iki cyangwa yari iki, ibintu byose byakozwe na Liza. Hanyuma afata n'umwanya we, afata umwana wabatijwe, aravuga ati papa yicara aha, mama yicara aha, icara hagati muri bo. Umwana yaramwicaje, yamuhaye impanuro. Navuga ngo nge nta mwanya nabonye wo kumwicaza ngo muhe impanuro zingana gutyo. Yamuhaye impanuro, aziha abana bari kumwe, ku buryo bamaze kumenya iyi nkuru bose, buri muntu wese yavugaga akantu yamubwiye undi akantu yamubwiye. Ntungurwa no kumva umwana mutoya uwo mvuga ngo niwe waduhuje yicara nawe atangira akantu ku kandi, avuga buri kimwe cyose yagiye, ibyo nzi, ibyo ntazi. Noneho umukuru we nabonaga nyine ari mukuru agenda agaruka, nkabona agiye akuye akantu akavuga ati aya maherena ni gift ya Liza. Akagenda akazana kandi ati ni gift ya Liza. Ndavuga inteba abana noneho burya ntago sinzi urukundo yakundaga abana banjye, ntago nabona uko nduvuga, sinzi uko rungana, sinzi naho rwavaga. Gusa yagiraga urukundo rutarobanura ku butoni. Tugira urukundo ariko tukagira aho tugarukira, we urukundo rwe ntirugira aho rugarukira, kuko umuntu wese nuko ari yabaga ari kumwe nawe. Ikindi nasorezaho nko mu cyumweru gishize, sinzi ukuntu byamujemo, arangije arambwira ngo numva nifuza kuzabona Kadete nibura mu myaka 12. Uwo yambwiraga ubu tuvugana ntaruzuza imyaka 9. Ndamubwira nti none si uzamubona nyine, nubwo ushatse kuvuga iki? Arangije ahita ambwira ngo ntawamenya ngo hari igihe umuntu yaba yarimutse. Ndangije mpita mubwira nti Kigali niko muvuga, ubwo wabona wabipanze, cyokora ni wimuka wakabyara uzabanza ubimbwira. Ikindi kandi uzambabarire wimukire mu Kimironko ntuzajye kure. Arangije nyine arabiseka ahita ambwira ngo ntubyegereze umutima, niganiriraga ntago nenda kwimuka. Ubu nibwo nabitekerejeho ndavuga nti Imana yo yari izaho igiye kumwimurira. Gusa namwigiyeho byinshi cyane, kandi Imana izamfashe kubizirikana, kandi Imana izamfashe kumwigiraho bitari ibyako kanya.
gusa mu myaka mike tumaranye yari uw'umumaro kuri jyewe. Duheruka kuvugana ku wa gatandatu agiye kujya mu bukwe. Yagiye kugenda arabanza aca mu rugo, urumva hari ku wa gatandatu nyine gahunda nari mfitanye nawe, icyo yankoreraga mu ibanga ryanjye nawe rikomeye yagikoraga ku wa gatandatu. N'ubundi yafashe umwanya anyura mu rugo, arampamagara arambwira ati ngiye kujya mu bukwe ariko mvuye mu rugo bimeze gutya, nta kibazo, umutima uwerekeze mu kazi kuko papa w'abana yaje. Ndamubwira intesa ahubwo turasubira uvuye mu bukwe. Nuko twasubiriye nyine. Gusa Imana yihanganisha umuryango mugari asize, kandi ibyiza yakoze akiri muri iyi si. Ndi hano nsabye Imana ngo ikibazo uwo mu muryango wazagira watabashije gukemura, Imana yo mu ijuru ishingiye ku mirimo izaba yarakoze izagikemurira umuryango we, nta kindi rebyeho. Aho ntahagaze ngo mubwire ngo warakoze kunyirira neza, Imana yo mu ijuru ibikorera umuryango wigiriye Liza. Ikindi kandi ahari wenda iyo tuba turi mu gihe cya kera twari kuba nk'aba bapfakazi bamwe batumiye Petero bakamwereka imyenda Tabita yaboshye, ariko siko bimeze ubu ngubu. Imana yo mu ijuru ijye yibuka imirimo yakoze akiri muri iyi si, hanyuma umuryango we ugihari igira icyo ukorera igiriye Liza. Kandi nizeye neza ko umunsi wo guhemberwa imirimo n'ibyo yakoze ntavugiye aha naba nzi byakoze ku mutima wanjye cyangwa byagiriye umumaro umutima wanjye ndetse n'umuryango wanjye muri rusange. Ndahambwiye Imana ngo umunsi wo guhemberwa imirimo byose n'ibyo ntavugiye aha izi biri mu mutima wanjye izabashe kubyibuka. ukomere. Iyi niyo mirimo nyine kandi iyo twaje kuvuga, turacyakomeje kuvuga imirimo ya Liza. Reka mpamagarire irindi tsinda ririmo Casey, Jemima ndetse na Yvonne, kugira mu kanya tuze kwinjira mu ijambo ry'Imana. Liza, Casey, Jemima na Yvonne bigire bugufi kandi twihangane dukomere. Imirimo y'abantu irangiye nyine barimuka. Mwiriwe, Yesu ashimwe cyane. Kuvuga imbere y'abantu bijya bingora, ariko nanone ntago nabura kuvuga kuri Liza, kuko Liza yatubereye umukazana mwiza cyane. Nibuka baza kundeba nyine Eric amurambagiza, baza mu rugo, hanyuma nyine baje bikoreye, mbese ubona ari umukobwa w'umutima. Turaseka turasangira, hanyuma kubera ko Eric akunda guhemba abantu babyaye, kujya mu muryango akabashira ibintu, naramucokozaga nkamubwira Eric, Imana izagufashe iguha umugore muhuje ibi bintu, kuko ku muntu w'umusore biragoye kujya guhemba abantu, ni ibintu mbese ni ikintu kidasanzwe. Imana rero iza kumugirira neza, imuha Liza bahuje uwo mutima. Liza akaba umwana mwiza utigora kandi agakora ibintu biri mu mutima we. Mbese Liza yari wa muntu ushobora kubasura mu rugo, ibyo afite n'ibyo aguha akabiguha mu rukundo rwinshi. Niba ari ugusonga ubugari ako kanya akabusonga mukabusangira, mbese ubona ari wa mudamu ufite amaguru ku isi, atari umugore w'imigiruko, oya. Ikindi agakunda umugabo we cyane, bakumvikana, bakavuga rumwe, bagakorera hamwe.
ibyo bakoraga byose babaga babyumvikanye ku buryo yari ya couple itarahura n'imiyaga y'iki gihe. Ni ukuvuga ibya Liza rwose ni igitangaza. Ikindi agakunda umuryango yashatsemo. Umuryango yashatsemo nkatwe turi kote ya Eric, turabashiki ba Eric, ariko Liza yaradukundaga. Liza akaza nk'iwanjye ukabona aje yikore. Ni wa muntu ushobora kuza akagusura akaguzanira nk'imineke. Ukibaza se uyu mwana abitebye. Ariko afite urukundo rwinshi kandi akabikora mu buryo bwe, mu bushobozi bwe, kandi ubona bivuye mu ndiba y'umutima. Ikindi cya gatatu Liza icyo yadukoreye mu gihe gishize byari kuri anniversaire y'umwana wanjye, ngiye kubona mbona baragiye, ndavuga se mu gihe ngo tugiye mu mugi tufitanye gahunda na Liza. Shekina ari hehe ngo arava ku kazi bahurira mu mugi. Noneho kumbe Liza yamuhamagaye aramubwira Shekina duhurire mu mugi, ndashaka ko twifotoza kuri anniversaire yawe mbese turyoshye. Barakora mbona baje kugaruka mbona amafoto ndavuga ibi bintu ko mbona wabaye nk'umugeni. Umwana arambwira Liza yankoreye ibintu bitabaho. Yanjyanye muri salon akoresha makeup, azana cake, akodesha imyenda, iyo myenda ni y'abarene mbega. Ngo umwana akamubwira Liza uri konsezeraho ngiye gupfa cyangwa ibi bintu ukora ntabwo biri kuntera ubwoba? Ngo ya bikorere jyewe ngo ndumva ashaka ko uba mwiza. Noneho ibyo byabaye ntahari, baza kuza mu rugo. Noneho Liza mushira ku ruhande ndamubwira Liza ibi ni ibiki, ibi bintu wabikoreye iki? Arambwira mere rero simbizi, sinzi impamvu nabikoze ariko numvaga nsunikwa n'umuka w'Imana. Ndavuga ndavuga uzi n'ibindi, ibi bintu ni prophetique, ni igikorwa cy'ubuhanuzi, ngo ni wowe ubitoye. Ndamubwira mu gihe kiri imbere iyi kamba, iyi korone wambitse Shekina izagaragara mu minsi iri imbere, igaragarire abantu bose. Ikibabaje nuko agiye bitarasohora. Noneho arambwira sinzi impamvu nabikoze ariko nari nsunitswe n'umuka w'Imana kandi numvaga ngomba kubikora. Ndavuga rwose Imana iguha umugisha. Tuherutse kugira ikiriyo mu mezi angahe yashize. Liza yari active cyane muri protocole, muri kamera. Liza hano hose arahari. Ntago wari gutekereza ko mu gihe nk'iki twaba twicaye mu kiriyo cya Liza. Wa mugani w'ijambo ry'Imana ngo icyubahiro cy'Imana no guhisha ibintu. Imana ni gitangaza. Icyubahiro cy'Imana no la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Iryo jambo naritekereje ndavuga ariko wa Mana we uratangaje. Nta muntu wari gutekereza ko mu mezi makeya ashize turi mu kiriyo Liza caracara mu bintu byose ari we twaba twicaye hano tumuvuga. Ni ibintu bitangaje cyane. Rero dukomere kuko nibwo bushake bw'Imana. Burya Imana niyo ifite ijambo rya nyuma, kuko urukundo rwa Liza wa mugani ibintu yagiye akorera abantu byatuma agaruka nk'uko Tabita ibikorwa bye byamuzuye. Ariko nibwo bushake bw'Imana. Imana ile souverain, ikora icyo ishatse, itegeka uko ishaka. Ni ibyo nyine. Igisigaye ni ukwitekerezaho twebwe nk'abasigaye, tukagerageza kutabibona nka ceremony cyangwa ibintu dusiga hano, ahubwo twige kandi ibyo twize tubigenderemo. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Nanjye nitwa Kesi. Liza akaba yari mukeba wanjye, no kuvuga umugabo wanjye Eric amukurikira bwa kabiri. Liza nanjye ntago nabura icyo muvugaho nubwo ari ibintu bigoye. Nk'abantu b'abakeba nyine tuba tuganira ibyacu tuvuga tuti hariya hantu twaraganiraga cyane tuvuga ati ahantu twashatse n'abantu bagira urukundo, n'abantu badukunda bakadufata nk'abana bacu, mbese twisanzuranagaho cyane tugakunda kuganira ibintu bijyanye na business.
ndabyibuka bwa mbere Eric aza kumudupresenta tunamumenya, naramubwiye nti Eric rwose mbibwira n'umutware wanjye, ndamubwira nti ubonye umugore mwiza uzi gukora, kuko yacuruzaga ibintu bijyanye n'ibikoresho byo mu gikoni. Ndavuga ati uyu mwana w'umukobwa azagera kure, azatera imbere, ariko n'ubundi nubwo atakiri hano, ariko n'ubundi imirimo ye ndabizi neza ko Eric na Ray bazayikomeza. Ubwo rero icyo namuvugaho nuko yari umukobwa ufite indangagaciro zo gukunda akazi, yari umukozi akora kabisa. Dufitanye na gahunda yo kuzakora ikiganiro kuri YouTube channel yiwe, ibintu bijyanye no kwishimira uko umuntu yavutse. Twabiganiriyeho, numva nta hari ukuntu abantu bizihiza umunsi mukuru w'amavuko ari ibintu biri aho bisa nkaho mu kigare, ariko ari mu bantu batumye nongera kumva ko umunsi umuntu yavutseho ari ibintu by'agaciro gakomeye. Liza rero ikintu tuzajya tumwibukiraho niyo ndangagaciro y'urukundo, indangagaciro yo gukunda akazi, ndetse n'indangagaciro yo gukunda Imana. Murakoze. Murakoze. Yesu ashimwe. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Yvonne Murungi, abandi mushiki wa Eric. Nubwo mvuga ngo ndi mushiki we, ni nk'umwana wanjye, kuko ni ukuriye abuzukuru bo kwa Serubibi, bariya bose ni ingabo zanjye. Ariko mu myaka Liza angana n'umwana wanjye wa kabiri. Ni ukuvuga ngo ni petit frère Eric, ariko we na Liza n'ubundi bari abana banjye. Nk'uko abandi babivuze, Eric ajya gushaka yazanye Liza, agenda mu presenta muri buri muryango, natwe yamuzanye iwacu. Turishima, ndamubwira mwabana mwe ko mwese muri bato murirukanyira iki? Noneho ndanamubwira Eric ko mwirukanka, ese wateye inda? Ngo reka da, twe turaba Kristo. Ni rero ibyo mugiyemo murabizi? Ati turabizi rwose. Eric ati jewe ngomba gushaka kare, nkagira umugore, tugakundana, tugashinga urugo, tukabyara, nanjye nkagira abankomokaho. Mva icyo ni igitekerezo cya kigabo. Reka turabashyigikira. Liza rero icyo namuvugaho ni urukundo, ni ukwitanga, no gukora. N'abandi babivuze urukundo rwa Liza mu muryango wacu. Ubwo twahise tumwakira mu buzukuru bo kwa Serubibi, aradukunda, turamukunda. Liza yari mwiza in and out. She was beautiful in and out. Nkuko mubibona ku ifoto hano, umukobwa mwiza. Indani yari mwiza, akadukunda, tukamukunda. Akagira jewe yo yambwiraga ko nkunda, n'amarangamutima yarazaga akarira, akananirwa kuvuga, akarira, akambwira ati Yvonne urabizi ko nkukunda. Agakunda, mwabyumvishe ko buri wese yari afite uko ashyikirana nawe. Twe twari tuzi ko Eric ari umuntu usabana na twese. Eric afite ukuntu asabana n'abakuru n'abatoya n'abana bacu, bose bagasabana bakisanzura. Liza nawe yaje yinjira muri ritme pe, urukundo rwe turaruhamya. Icya kabiri mu kwitanga, iyo twabaga dufite ibirori, byaba iby'ubukwe, byaba iby'ikiriyo, Liza yabaga hari. Elle était présente, kandi agakora, akajyaha, akitanga atitangita. Nkuko babivuze, ubwo duheruka mu kiriyo, Liza niwe wari ushinzwe ibi bya media byose. Abafata amajwi, abafata amashusho, abatanga ubuhamya, akajyaha akamenya kanaka. Murabona ko n'ubu mu nama ya komite twarimo tureba ni bande bazatanga ubuhamya, hajya abakuru, hajya bato, akamenya umwanya w'abakuru w'abato ninde. Iyo sensibility yo kumenya buri muntu umwanya we akaba arayifite.
iyo ni ubushishozi bw'umwana ukiri muto ariko nanone afite sagesse muri we. Icya gatatu ni ugukora. Liza yari umukozi cyane. Ye twajyaga tuganira na Eric na Liza. Ye nkunda abana b'abasore bakora kandi bakiteza imbere. Muri groupe y'abuzukuru najyaga mbateranya buri mwaka. Avuga ni ku mwisho w'umwaka buri wese ambwire imigambi ye y'umwaka. Kandi nitugaruka tuzaevariwa iyo migambi ayigeze hehe. Ntabwo mugomba kuba abajene baraho badafite gahunda. Eric tukaganira imigambi, we na Liza bashyize hamwe bagakundana bakagendera mu murongo umwe. Hanyuma iyo migambi niba hari icyo twafashamo tukabafashamo, ubundi tukajya inama. Icyo kintu pe Eric, Imana igukomeze. Liza baratubwiye, abapasteri baratwigishije, Liza umubiri we niwe tuzashingura ariko ubugingo bwe buri ku Mana kandi arahari. Imigambi mwari mufitanye, amaproje mwari mufitanye, arakureba arayareba kandi uzahigure. Liza ubwo twaherukaga kubonana twabasuye, bavuze ukuntu yabakiraga. Ngeweho nk'umukuru umva yarashyashyanye pe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni bya bindi yarasanzwe afite, yakoze special agashyashyana. Aravuga ati turakira Yvonne, tugomba kumwakira neza. Aratwakira, turaganira, turishima, aradushimira, ashimira ibya kera n'iby'ubu n'ibyaryari, ayongera ambwira ko nkunda, yongera, mbese ubona ari ikintu kirimo urukundo pe. Ariko ngewe nkakazanya imigambi, mumbwire proje zanyu, mumbwire mugomba kwiteza imbere, mugomba kubaho, mugomba kuzakira, mugomba gukora mpaka mwiteza imbere. Ibyo nibyo muri make nibyo navugaho Liza. Icyo ndeba rero nashimira Imana, ubuzima bwe bwabaye bugufi pe ariko bwari fulfilled. Yagize ubuzima bwiza buri fulfilled uko bureshya kose. Niwo mwanya Imana yamugeneye kandi yawikoresheje neza, akaba agiye ibyo yagombaga gukora yarabikoze. Niba tumuvuga uyu munsi urukundo, tuvuga umuhate, tuvuga gukunda imirimo, ibyo yarabikoze mu gihe cye aho ari ameze neza. Ahubwo twebwe turebe turi gukora iki, turebe kugenda kwe biratwigisha iki. Biratwigisha kwigarukaho no kumenya abo turi bo, no kumenya icyo tugomba gukora, no kumenya ko igihe cyacu kizagera, ese tuzajya hehe, tuzagenda dute. Kwicisha bugufi, icyo uri cyo cyose ugomba kumenya kuzagenda, kandi ibyo urimo ku isi, icyo uri cyo ku isi uzagisiga hano, ariko se hariya uzabiki, uzabute. Icyo nicyo numva yewe kugenda kwa Liza binsigiye, kandi twakagombye kubitekerezaho. Ni gute turimo dutegura hahandi tuzajya hiteka ryose. Ndumva ari byo navuga muri aka kanya. Murakoze. Nihanganishije Eric na Rey, nihanganishije Papa Liza, Mama Liza, nihanganishije abavandimwe, nihanganishije ba Serufene mwese, inshuti n'abavandimwe. Umurage wa Liza tukomeze. Murakoze cyane. Barakoze cyane abavandimwe kandi nimukomere.